none se wirengaje icyana cyiza cya Mwanafunzi arata ntukuntu kuntu hari Munyakazi byahamye n'umusore w'umuhungu kandi mugufi nibyo wabyumvise neza n'umuhungu umva kakana 2022 yabwiye The Choice Live ko ku myaka 36 agifite byinshi ataranoza ngo ashaka umugore kose wowe ufana nde Muhire Munana cyangwa Ismael Mwanafunzi nta koza na ushobora kuba ribaje iki kibazo ku mafoto y'abarika n'uruka rutambaza uko byagenze ni Ismael Rutambaza niba ari umusilamu kwizina mwibutsa ko ari umunyeshuri yarongo atabitinzemo ntukinewe azi kwamaza biryoshe ni Mwanafunzi ukora nk'imashini ni Mwanafunzi wasanze amashuri nta kindi yamara igira gutyaza umuntu umva bese ni intyoza cyane ni Mwanafunzi utazumva yijandika musutwa nibyo se koko Mwanafunzi niwe munyamakuru ukora documentary wa mbere mu Rwanda kutubanyira shira mu byejyanye kuri politiki n'intambara yakwica kwisuri itaryoshe ijwi rye ririndwa amatwi kugasatsi k'abapapa nta tano kogosha ubwanwa ni Munana utemera Bibiliya na Mungu ni Munana w'umuhanga bitagoye kumva ni Munana ufite ukuntu akora utuntu twe yiceceke ni Muhire Munana utambaza niba yararongoye cyangwa ateganya kubyara ese nibyo koko Munana niwe munyamakuru utajya agira ishyari Tijedo ati ndamuzi atinya abakobwa akunda ibifaransa akunda inyama kandi akikunda gusoma ibitabo no gusangiza abandi ibyo yasigaranye byahese atinya sekuru wa sekuruza wa nyina wa nyirakuru wa Ismael Mwanafunzi yaba aramenye amakuru nitwe Ismael Mwanafunzi ndabashimiye ngo iki ngo wanga ko atajya acukumbura amafuti ya politiki Nyarugenge bereke man utazi ko mamashi ashima ibyagezwe urasetsa amazi wa munere rero ikimugora ni ukwishuza uwo yagurije cyangwa yakoreye akunda hip hop zo mu Rufaransa waruzi n'ikindi se azi gukina icyitwa basketball neza cyane 2019 yaho igihembo cy'umunyamakuru akunzwe n'abaturage ntiyaza kugifata bereke ma Renette nizimubera ariko ngo n'ikintu cy'ubwanwa ntumugore yibera kuri discipline ya gifilozofi yego se iyi